Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, tunejejwe n'Imana mu mutima wacu, yuko Imana iturinze, Imana ikurinze, n'ishimwe rikomeye ku bw'ineza yayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndanezerewe kubw'uyu munsi, mbifurije icyumweru cyiza, mbahaye ikaze kuri Dufite Imana TV, kandi ndabakunda cyane mwese aho muherereye hose, abahereye mu bihugu by'Uburayi, muri Amerika, muri South Africa, Australia, Canada, mu Rwanda, mwese ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'Imana ube ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Hari ijambo dusanga muri Nehemiya, ni ibice 4, turaza gusoma n'umurongo w'9 wonyine. Nehemiya ibice 4 n'umurongo w'9, aravuga ngo nuko abanzi bumva ko byamenyekanye muri twe, kandi yuko Imana yahinduye ubusa imigambi yabo, maze twese dusubira ku nkike, umuntu wese asubira ku murimo we. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Uyu ni Nehemiya. Nehemiya mu buzima busanzwe yari umukozi w'Imana, hari icyo Imana yari yaramuhamagariye gukora, kandi yari akwiriye kugikora kuko Imana yari yaravuganye nawe, yari akwiriye kubaka umurimo w'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka nkubwire, hari icyo wahamagariwe kugira ngo ube intangarugero mu bandi, ube icyitegererezo. Uyu Nehemiya ngo aravuga ngo nubwo ba Tobiya na ba Sanibalati bandwanya, ariko nzakomeza nubake umurimo mpaka nubake inkike zuzure, kuko hari icyo Imana yavuganye nanjye. Reka nkubwire, uyu mwaka wa 2026 hari isezerano Imana yaguhaye, hari ibyo Imana yavuganye nawe. Haleluya. Ngo barangije bavuga ngo nuko abanzi bacu ngo bumva ko byamenyekanye. Reka nkubwire, bigiye kumenyekana mu kazi, bigiye kumenyekana ko Imana yahinduye ubusa imigambi yabo. Mu mibereho yawe ya buri munsi bigiye kumenyekana ko Imana yahinduye ubusa imigambi yabo. Ngo birangije ngo biramenyekana mu banzi ba Sanibalati, Imana ngo ihindura imigambi yabo. Reka nkubwire, uyu mwaka wa 2023 ndabizi ko Imana iri kumwe nawe, ndabizi ko hari imigambi mibi Imana ihinduye, iguhaye ibintu bishya, iguhaye akazi gashya, hari ibyo ihinduye mu buzima bwawe. Reka nkubwire, ngo ibihindura ubusa. Haleluya. Hari ibyo bari biteze ko bagomba kurwanya Nehemiya ntiyubake inkike z'i Yerusalemu, ariko Imana yacu ikomeye ngo irabarwanya. Reka nkubwire, Imana yacu ikomeye, Imana wizeye, hari ibyo igiye kurwanya, igiye kukurwanirira, igiye kukujya imbere. Haleluya. Iguhe ibishya, iguhe akazi gashya, iguhe imibereho mishya, iguhe ibintu bishya mu nzu iwawe, ibintu byose ibihindure bishya. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngo ihindura ibisa imigambi yabo. Hari imigambi mibi iri ku buzima bwawe, Imana irayihinduye. Uyu mwaka ni umwaka wo kugendana n'Imana, ni umwaka wo gusenga, ni umwaka wo kuguma mu masezerano, kuko Imana ihinduye ubusa imigambi yabo mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenga Imana, kuko Imana ihinduye ubusa imigambi yabo. Ntabwo uzongera kwitwa intabwa, ntabwo uzongera kwiganyira, ntabwo uzongera kuvuga ngo se ndabigenza gute. Imigambi mibi irayihinduye. Abakugambaniraga, abakubwira ko bidashoboka, reka nkubwire, bigiye gushoboka, kuko Imana ihinduye ubusa imigambi yabo. Imigambi mibi ku buzima bwawe irayihinduye, ibintu bibaye bishya, akazi kabaye gashya, ibintu byose byo ku buzima bwawe Imana ibihinduye bishya. Imana ibihinduye bishya, akazi gahinduye gashya. Haleluya. Kuko imigambi yabo ikuweho mu izina rya Yesu Kristo. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye ko uyu mumama imigambi mibi ibyari bimuhangayikishije ubihinduye ubusa. Ndagushimiye kubw'uyu mupapa, imigambi mibi ibyamurwanyaga ubihinduye ubusa. Haleluya. Nehemiya wabanye nawe, ngo
uramufasha umwambika imbaraga, yubaka inkike z'i Yerusalemu ziruzura. Haleluya! Hari ibintu bigiye kuzura kuri uyu mumama byari byaranze kuzura. Hari ibintu bigiye kuzura kuri uyu mupapa byari byaranze kuzura. Hari ibintu bigiye kuzura kuri uyu mukobwa byari byaranze kuzura. Ngo inkike z'i Yerusalemu ngo ziruzura, ngo umurimo urakomeza. Haleluya! Ubuzima bugiye gukomeza mama. Haleluya! Ibyari bimuhangayikiye byose bikurwe. Ndagushimiye ko imigambi yabo uyihinduye ubusa, ubuzima bugiye gukomeza, akazi kagiye gukomeza, imibereho igiye gukomeza. Haleluya! Ko umurwaniriye imigambi uyihinduye ubusa. Urakoze uri kumwe nawe, urakoze ko agiye kubona amashimwe mu buzima bwe. Aba bana ukomeze ubamugire neza. Urakoze ko ubikoze uhinduye imigambi yabo ubusa, mu izina rya